N'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri iyo screen, ngira ngo uriho urareba iyo couple. Iyi couple imbuga nkoranyambaga zose abantu benshi bari guhererekanya aya mafoto yabo. Iyi couple iri guhererekanwa cyane, ariko cyane cyane umugore w'uyu mugabo uriho urareba kuri iyo screen yawe. Ni Nice Ndatabaye. Nice Ndatabaye. Nice Ndatabaye n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko kandi uwo mugore we yitwa Hadasa. Hadasa abana n'umugabo wiwe Nice Ndatabaye mu gihugu cya Canada, mu mujyi wa Edmonton mu ntara ya Alberta. Uyu mugabo n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba aririmba gospel. Abantu benshi bamukunze mu ndirimbo yitwa Umbereye Maso. Indirimbo Umbereye Maso yamugize icyamamare. Niya ndirimbo ivuga ngo ntabwo batita ntabwo na ni umbereye maso. Ubanza yarafatanije na Adrien Misigaro. Ni indirimbo yamuhinduriye izina, yagiye akora ibitaramo bigiye bitandukanye, yagiye mu by'ukuri akora n'indirimbo zigiye zitandukanye n'abahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'umuhanzi mu by'ukuri w'icyamamare, akaba amaze imyaka igera kuri 11 ari muri Canada. Urumva maze igihe muri Canada. Hari amashusho yagiye hanze, ndagira ngo ubanze nkurikire, mbanze tasiri iyi nkuru, hanyuma nkubwira uri buze kuza ko wakura aya mashusho. Ni umuhanzi mu by'ukuri, famiye ye iri mu bigeragezo bikomeye cyane. Iyi famiye ya Nice Ndatabaye iri mu bigeragezo bikomeye cyane. Satani yibasiriye uyu muryango, kandi iyo ubona imyambi nyine Satani ari kurasa, uba ugomba kongera amasengesho. Ni video bivugwa ko ari y'umugore, ubwo ni Hadasa umugore wa Ndatabaye. Video yiwe ari kwikora ibiterasoni. Abantu benshi bari kuvuga bati tuducurama kuko tumeze gutya, turi kujya hanze amashusho y'urukozasoni, kuko abantu basaze, byagenze gute? Nakubwiye ngo n'umuryango uri mu bigeragezo bikomeye cyane bitewe n'aya mashusho. Bari kuvuga ngo naya Hadasa. Abantu benshi bari kuvuga kuko abantu b'Imana, kubera ko Nice Ndatabaye abantu benshi baramuzi. Ni umuntu w'Imana, bakora ibiterane bitandukanye, akaririmba, nyine ni famiye isenga. Kumva rero abantu bari kuvuga koko no muri famiye y'abantu basenga, koko bagahangara umugore akajya hariya akicara ku kantu niba ari akameza, niba ari agaki, agatangira n'inzara n'ibiki agatangira kwikora ibintu by'urukozasoni. Wumve ngo ni umuryango uri mu bigeragezo bikomeye cyane. Ngira ngo reka mbanze nkugezeho description y'iyi video uko imeze, hanyuma nkubwire ngo iyi video uri buze kuza kuba wayibona hehe. Donc ndi buze kuza kuba nakubwira uburyo iyi video ushobora kuba wayibona, bishiye ku buryo nyine turi bu contacting buri umwe wese uri wifuze kuba yareba ibi bintu. Ngira ngo reka mbanze nkure kubanze wumve aya majwi, ni nk'amasegonda nka 30, kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kubana muri buri kimwe. Umva aya majwi. Ikintu kijya kintera n'umujinya, niyo mpamvu mwebwa Imana izabahana. Aba ngo n'abakozi b'Imana. Imuri abakozi b'Imana. Uyu nguyu ngo ni umukozi w'Imana, ngo yaririmbanye na Israel Mbonye amarembo y'ijuru barayafunze. Uyu muririmbye w'indirimbo za gospel, ibintu akoreye abareba kuri telefone n'agahomamunwa. Jesus. Ariko abari n'abasirimu Godfather ntabwo muzazana umwanda nk'uyu nguyu ngo tureke kuwamagana. Uyu ni umuririmbyi w'igitangaza, uyu mukobwa aciye ibintu, ariko gukora ibintu nk'ibi ngibi Yesu Kristo. Noneho reka bana yanjye bro, ko banakomeye
aba bakobwa ko banakomeye umuntu arafata zanzara babadikabo zisongoye zimeze nk'amahwa we yahacafuje koko arahanyaye hose harangiritse mwumva amagambo y'uyu mukobwa mwumve sho Je t'aime beaucoup, baby. ngira ngo ayo majwi urayumvise namwe mu majwi ari guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga nyine wumve ngo ni ibintu biri gutera deba cyane ngira ngo urabyumvise uburyo basobanura videwo batinzara akagira gute na gute n'ayo magambo ngira ngo uri buze kuza kuba wayumva mu hantu ndi buze kuza kubona kurangira aya mashusho ahantu ari ngira ngo navuga ko kimwe mu bintu satani yakoresheje ni ifoto abantu bari guhererekanya ku mbuga nkoranyambaga kubera ko uyu mukobwa uyu mama uyu mugore wa Ndatabaye akunze kwambara rinete ubanza afite ikibazo cy'amaso ni ifoto igaragaza nyine sinzi ukuntu ameze nyine ukuntu ugira ngo wayibonye kuri thumbnail iyo foto urabona ko uwo mukobwa arajya gusa na Hadasa ariko ibi bintu n'ibipapirana ndagira ngo nkubwire ko amakuru ari kuvugwa kuri iyi famiye ntabwo ariyo pe ntabwo ariyo nyine ni ukumuharabika ibyo by'inzara ngo no gushyirayo n'ibiki ndetse n'amashusho bari kuvuga ko ari aya Hadasa nta nubwo yambaye amarinete donc urabona nyine ntabwo basa nyine ntabwo ari byo nyine ntabwo basa ni uguharabika iyi famiye nta mashusho ya Hadasa ari hanze iyi ni imitego ya satani ibi ni ibigeragezo bya satani ntabwo ari byo rwose ngira ngo aya mashusho ngira ngo ahantu uri buze kuza ko wabibona nabanje gusasira iyi nkuru kugira ngo tubijyanemo neza urajya kuri Instagram yanjye nashyizeho iyi thumbnail munsi nashyizeho donc caption nashyizeho link y'iyi video ahantu uri muri buze kuza ko mwabibona n'aya magambo wumvise ngumva ngo uko asoza ngo n'ibiki ngo je t'aime beaucoup akagira ibintu by'ibisomyo urabibona muri iyo video uyu ntabwo ari Hadasa ni nyine wumve ni ikintu nyine cyo kugerageza bana b'Imana gushaka nyine kumuharabika kandi murabizi ko ikintu bita cyberbullying yatuma umuntu rwose murabizi ko bitera na trauma bitera ibibazo bikomeye cyane umuntu kumubullyinga ku mbuga nkoranyambaga bakamwitirira ibintu atigeze akora ni ikibazo gikomeye cyane wumve ngo rwose ntabwo ariyo ngira ngo ayo mashusho uri buze kuza kuba wayabona kuri Instagram yanjye ujye gusacinga ngo Shadu250 uri buze kuza kuba wabona account ujyeho urasangaho thumbnail hanyuma caption urabona link uyikandeho ariko ni byiza ko ufungurira muri Chrome ushaka wakopiya iyo link ukajya kuyifungura muri Chrome kugira ngo ize kuza kuba yafunguka ubone video kubera ko ari ukuntu nyine ukandaho direct bikanga ariko ugerageze nyine gufungurira muri Chrome nibwo iyi link iri buze kuza kuba yafunguka iyo kuri X wumve ngo mu by'ukuri birarenze pe birarenze ibyo by'inzara ndende uri buze kuza kuba wabibona bavuga ngo akajombagura n'ibiki ibyo byose uri buze kuza kuba wabibona n'imitego ya satani ni ukugerageza iyi famiye n'ibigeragezo bari mu bihe navuga ngo bitoroshye mu by'ukuri byo guhangana n'ibi bintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga aya mashusho ari kwitirirwa Hadasa umubyeyi w'abana mperuka bafite abana nka babiri abana nka babiri babana muri Canada niba barabyaye undi mwana kuko wa kabiri bamubyaye muri 2021 kenze niba wenda barongeye kwibaruka undi mwana ariko ni famiye mu by'ukuri isenga ni famiye nziza n'ibintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ni ibimunyoma no gushaka nyine kwangisha nyine uyu mubyeyi nyine abantu famiye urumva burabyageze muri famiye kwisobanura bari ikibazo gikomeye cyane ndetse n'impamvu nahisemo kuba nafata ya mashusho nkavuga nti basi muze kuza ko mwareba iyi video abantu bari kwitirira uyu madame wa Ndatabaye ni ukugira ngo abantu basobanukirwe kubera ko abantu bari kuyobywa n'iyi foto donc iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umukobwa ugiye gusa na Hadasa
doko nyine bagatekereza ko byanga byakunda, kuko ni ifoto igaragaza umukobwa aryamye hasi ubona asa nkaho ari kwifata video nyine yerekera inyuma nyine nko ku bintu. Rero abantu nyine bagatekereza ko wenda iyo video ari uko nguko imeze, ari hadasa, ariko nta naho bihuriye. No mu maso umukobwa ugaragara mu mashusho afite mu maso harehare, nta naho bahuriye na hadasa, ariko abantu bari gukomeza kubifata koko abantu b'Imana. Donc abantu b'Imana nyine bari guhura n'ibigeragezo, bari kubitirira ibintu batakoze, nyine wumve bari mu bigeragezo bikomeye cyane. Ariko navuga ko ari imyambi y'umwanzi Satani yashatse kugaba kuri iyi famiye, yashatse kugaba kuri famiye ya Ndatabaye ndetse na hadasa. Wumve ngo nuko nguko mu by'ukuri bimeze. Nibyo cyane byinshi ngira ngo uri buze kuza kwa wabibona. Nibyo abantu bari kuvuga bati ibyo umuntu nyine yavuze muri video atahagize gutya na gutya ati yajyahaye ngo birasimbagurika ngo bigira gute. So ibyo byose uri buze kuza ko mu by'ukuri wabibona, no kugira ngo abantu basobanukirwe. Iyi video bari kwitirira umuryango wa Ndatabaye, iyi video bari kwitirira uyu mubyeyi hadasa wa muri Canada n'umugabo we Ndatabaye, abantu basobanukirwe, bamenye buri kimwe, bamenye ko ari ugushaka guharabika uyu mubyeyi, ndetse by'umwihariko no kuri kariyeri ya Ndatabaye, uburyo bibereye mu Mana, uburyo bakorera Imana no gushaka kubaharabika. Reka nsoreza aha ngaha, ngira ngo iyo video muri buze kuza kuba mwayibona, ariko kandi mu namfollowing, rega dukeneye n'abafollowers mukomeze mu following na hano mukore subscribe. Kuri Twitter turiho, ku rubuga rwa X turiho ni Shadu250, kuri TikTok ni Shadu250. Mukomeze mudukurikire kugira ngo tujye dukomeza kubaha inkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.